Ndi papa sava. Zana hano umupfundo. Arya ngo wabuze umupfundo. Hanyuma rero nibyo navugaga. Digi. Umva Simo, muraza kuntiza amatwi kandi mu mpanga amaso, ariko sijya muyahanga da. Muyahangwe nyine ruhangwa mbone. Hanyuma rero nkaba nagira ngo hari umuntu wari uri hano arambwira ati muri ibi birori bitaza no kugera aho mugasabana kuko hasinda abatiha. Nimuze kumva ubutumwa bwanjye. Ati mfitiye ubutumwa Kirimbuzi Jarike. Nkaba rero nagira ngo musaba Jejuru yigira imbere hano aho bamubona, hanyuma ageze mu mwambashyi ariko nanjye murakoze kumpa ijambo. Jarike rero ni mwene wacu, ni uwo mu muryango, si ibya hafi ariko ni uwo mu muryango rwose. Ngewe ikintu nashakaga ni ukumushimira, mumbabarire agira amarangamutima. Jarike yaramfashije, yambaye hafi, aho mushakiye hose nkamubona, namuhamagara nkamubona, yampamagara nanjye akambona. Nubwo bwose iki gihe wabonaga tutavugana cyane, ariko sinamurenganya, ni agatigito, ni ubuzima. Niyo mpamvu nifuje kumuha impano. Rwose ni akantu gato ariko nakwifurizaga isabukuru nziza. Ariko icyo mpamvu tubona ubundi ni gakeya abantu bazirikana neza bagiriye. Ni gakeya abantu benshi usanga bibuka inabi. Uwagukubise, uwakwambuye umuhoza ku mutima, ariko umuntu waguhaye ikijumba ujya ku ishuri kugira ngo azamufumba. Urakoze rero dativa gushima, kandi uwo muco wo gushima rwose. Dafi nawe ntahangayike ngo agire ngo hari ikindi kirimo, ni umuryango. Kugira ngo rero ducunguze uburyo umwete, ariko nanjye mundabire, nanjye mu mamashyi. Ahubwo aba bakobwa n'aba badamu impundu za Oya baba. Bakunda kwambara inkweto za shingana n'amayo. Buriya kari akantu umwanya kadaturika akenda k'imbere wenda akazibuza akanyerera. Ubanza byaravuye higeze kubaho ikariso zitwaga vipi. Ariko ubundi ni nka VIP. Ziriya kariso murazibuka? Ziriya kariso warayambara ubundi ukagenda uyirata, watebezagamo ishati. Ziriya ishati zacu zikanje. Noneho ukajya VIP. Ukajya ku ishuri wagakubise muzi ibintu twakinaga byo gukinira icyambu umupira resi. Utera umusubizo cyangwa urudodo cyangwa imbetezi. Wateraga rimwe, watera kabiri, kagahita gatanyukamo hagati. Wajyaga kujya gutsinda mu izamu kahise kabisutiye. muri kiriya WhatsApp ubundi baterezaga vipi inyuma y'intusi. Nibyo inyuma y'ishati kugira ngo igaragare. noneho kuba kuri gutera ugenda utera, kari gafite akantu kameze nka stringi nyine, nka stringi bani kandi ari iz'abagabo, ariko n'abagore babazambaye. Noneho ugutera umupira agacika, wajyaga kujya kugeraho utsinda cyangwa utsinda kabaye isutiye. No, nk'abantu mwe rero burya bisa
bisaba ibintu bikomeye kugira gutya umuhungu agatereta umukobwa iby'abakobwa urabizi akibuza uzatireka ngese ndakura yikora ku nkoko z'ibere ukagira ute ukandika kubaruwa mu gihe cyacu ukadushyira mu mweyo mu mweyo ku ishuri yambaye yinuza yishingira yiza iminyerere yishingira wakapfunyika mukamubwira uti kubuzuye umweyo ariko kwa ndani harimo kwaje ibaruwa utubaruwa twandikaga ugakubitaho imitima irimo joteme urayibuka nuko Simon ntuce mu ijambo ubu nijye ufite ijambo narinze kumuha ko kumuha ariko wa muhungu we ko yigeze cy'abakobwa uraseriva abakobwa bagiye batubwira wawe tuba twamuhaye umwanya w'umugabo ukatuvangira nibyo navugaga rero ukamutereta akibuzabuza zikundigeze gutereta umukobwa nta inyuma y'umusozi nkamuyerekeza nkawuzunguruka nkahurira n'iwacu no hagati mu musozi turavayo ahandi ntihari inzoka amategeko ugere mu rugo yaje afite ibobere arakuzitagura ndavuga ni nkubitiwe umukobwa ugatereta umukobwa rero akibuzabuza akazagera ati zabibazi iwacu uzabanza ubaze mama nyina ukamutinya tuzabaze masenge we wamubaza akareba imico akagira gutatu ariko uriya mukobwa wacu twamugura bikaba bitangiye gucamo ukabwira ababyeyi bakagira gutya bagakora ku nzoga gusaba kwa kera ni nguhari nguku wajyagayo ubwa mbere batuzagaruke ukajyayo ubwa kabiri batuzagaruke ubwa gatatu uzagaruke ubwa kane nta kibazo muzaze gukwa ababyeyi bagusabiraga kane gatanu ababyeyi bakazajyaho bakamukwira binubona bahamagara ngo abahungu barahari bati ntawuzana n'umuhungu guko ntabwo abahungu bajyagayo reka ujya kugira ute wowe sibyo kujya guca mu irembo wari kujya iwawe umukobwa ugiye kumara iki ubwo uravuga kuwasabye mukazajyana inzoga zo kwibutsa itariki mugatebutsa ibizeneko iki byose kikagera bakamushyira mu mujyi wajya kuvuga bariyanira hari ingoma zirabuze bati baramujyanye akavuga uti ndarongoye uzi ko nawe uri mukuru ibyo byose urabizi ariko mbona ni toto reka hari imiryango idasaza wowe n'uburyo usaza abakecuru bubu urabona nengo ikimuri ngo gihumura nabi ikijumba ngo gitera mu nda darimo inkanyari kandi burashaka kuba ndusha imyaka iyo ibi sebone pasaba nanjye kimuri narakisize amavuta y'inkakuze ngaho reka nikomereze ibyanjye nivugira ibyanjye umukobwa akaba baramuzanye barahageze barabyina bati mucira imbazi ukamucira imbazi bati iyo nta mbazi zihari uzi yuko basyaga amasaka bakagira igikoma noneho kitarashya akaba ari cyo umucira bataramurongoye ukamwambika umwishu ugasohoka ku mugore urumva imbazi ni nko kumucira amata amatara umwami utayagira ukamucira icyo gikoma kitarashya none ukamwambika n'iki umwishywa uwo mwishywa rero niwe wahita gusubira iwabo w'umukobwa kuko ntibazaga gushyingira ibubona nyina w'umukobwa na se bakabaha impano reka bagumaga iyo ngiyo umwishywa noneho abagiye gushyingira bazana umwishywa mukawakira kwakira umwishywa rero ni ukuvuga ngo umwana wacu bigende neza iryo joro nyine gahunda yabaga ari farumasi n'ishinge papa saba barazahiraga n'ishinge bakagenda bagahereza umukecuru se na nyina bicaye ku ntebe bakabahereza bakakira umwishywa muri iryo joro ubwo rero muri iryo joro niko nyamusore nawe babaga bamusize ikimura ahantu hose ba nyirasenge babaga babishinzwe ikimura ahantu hose umukobwa ikimura ahantu hose icyo wumva ngo noneho ngo ni ukumara amavuta bakabakubita mu nzu y'igitaka batijya kurongora ubwo se kutangaye uzi icyo bisobanura papa saba ntabwo kumara amavuta nyine bakabwira umusore bati jya kurongora umukobwa bamusize amavuta anyerera
anyerera bamusize ikibura ahantu hose ku buryo ukoraho noneho ukoraho kugira ngo arabwenge nitangira ajya nyerere nta munanira ntabwo yatangira wowe wumva waba gushaka kugira ngo umujye arabwenge arajesite noneho wamukoraho ngo ukurure akanyerera bakubwiraga ngo umusore waba utarakiranye utararagiye ngo abaze tekinike umukobwa aragusunikaga bakumva gukubise ku uti abasore none se ngo hari igihe abasore babaga akamara nk'iminsi itatu n'icyumweru ndakakurobwira none abandi basore akaba arimo bavuga bati iyi n'imbwa izaduseze hakaza umusore wakiranye bakaza agahita bamwita agasiga umwaka agahita mukabukira uwafatana cyane kijyana kigahita kimubwira ko n'ikifate none se ntabwo nigeze mbabwira inkuru ya ntuza bamwita ndewe uyu hariya zagiharana naki bagiye ukenze rimwe ntaba kimaze ntabwo nayibabwiye wamba yaragiye ageze ati turakira n'iki se ndabishaka ajyaho umusore ati ibi bintu birimo uburozi bahita bamusenda baramusendaga udakiranye niyo mpamvu abantu bajyaga kumviriza bagira ngo bumvirize ko umusore ari umugabo afite kimwe ariko burangiye ntabafata nkagushyiramo nkagufunganya hari umugore tekinike nta yindi byaba kujya ukora hasi kuri taka aho ugiye gukora ukamusiga ukatoteza oya ntabwo ari mu maso ariko afunga ukatoteza noneho amavuta agashiraho ukabamukubisa kandi rero ukahakubisa umutego ukajyana na porogaramu ubwo intanga nazo zikavuga ziti reka tureme umwana akaba aravutse akavuka ari umuhungu agatoba icyondo oya reka ndetse gutera icyondo nyina agatwita akaryitaka agahurwa akazagera akajya kugisa akabyara akoza agaheka umwana agakura agatoba agatora itusha akandika ku rubaho karigara fura yibuka akazatora ikaramu urumva akiga kaminuza yamara kuminuza abakobwa benshi bakamugenda baturiye yarize afite amafaranga akavuga bamwe ati simba ashaka abandi akabavuga yarangiza ukagera kubona nka Jarike ahisemo Dafi ruhanye ngoye ubwo rero nibyo nashaka kugira ngo mubwire Dafi nagahita avuga ati umusore akamitamo abandi bakobwa beza bafite uko bateye agashima umuryango akanywa ntantware nijoro ati mfite ijambo nshaka kumubwira kandi n'umwihariko nanjye nkahita mvuga ni umukobwa usa neza nyina amaso meza ureba nk'inyambo sha amaso y'intama atareba intambire nyakugira imana byo juru ariko ni uwawe ijambo urarihorana uragahora urakagwiza ndakubwira ngo mwigendere mugaruke mu kanya kandi ntugire ubwoba muri iruhande papa Sava arakoze cyane naherekare mubwira ndashaka umwanya wo kuba nagira ikintu mvuga ku munsi w'umugabo wanjye ku munsi w'umutware wanjye ku munsi w'umuntu udasanzwe watsindiye umutima wanjye ni ukuri nishimye kandi ngewe nishimye nta nubwo mbasha kuvuga nishimye rero nk'uko bamwe babizi Kirimbuzi ni umugabo wanjye nkunda cyane bamwe barabizi inshuti zirabizi kandi n'abatabizi ayibonera ku masitati ku masosho media bose barabizi ko mfite umugabo wanjye nkunda rero papa Sava yegeze kubikomozaho Kirimbuzi yaranterese nyine nkajya nizigiza rimwe nyine by'abakobwa nkizigiza ariko birangira mwemeye arankunda turakundana ndamwemerera urukundo rurashyuha ruragurumana nyuma rero Imana ibumugisha koko ndamwemerera akora imihango isanzwe ya Kinyarwanda aransaba arankwa arankwa ababyeyi barantanga kandi bishimye angira umudamu ubundi umudamu we wemewe 100%.
ku munsi we rero nk'uyu nguyu ntabwo nabura icyo namuha nyine ubundi biragoye kuvuga umugabo wanjye kuko urabivuga bikanusha ariko reka nkomeze nihagarareho nk'uko naherekanye nihagararaho komera rero ku munsi nk'uyu nguyu udasanzwe hari impano nageneye umugabo wanjye kandi impano nageneye umugabo wanjye ntabwo iraza kuza kumutungura kubera ko ntabwo ari buze gutekereza ko iyo mpano nayitekereza nk'umudamu hari buze kumva ko nyine nayishyira muri gahunda ariko wenda n'ubwo impano igaragara nk'aho ari impano ntoya ndabizi ko iri bumushimisha ntabwo rero nifuza ko umugabo wanjye urukundo rwanjye yagejuru erega ubu ni wowe mutware twimitse nkamuhereza impano yanjye Imana ibamo ntoya ku rukundo se mwadufotoye mudufitiye ishyari santarari biraza nijoro santarari gusa bakanya nijoro aramuha na paruwasi na diyoseze ko watanze ibyo watanze santarari reka kuvanga kwanga rero harindiriye umwanya wabyo ko ari bumuhe baramukanije barakwihanganira ubwo mushoni tiko ngo masaterere rero nkaba dukurikire nagira ngo yego nkaba nifuza ko umugabo wanjye yafata ino mpano namugeneye akaba yayifungura mu ruhame nta kibazo ibanga yifungura mu ruhame ifunguye mu ruhame twereke imana yacu irimo imana yacu irimo umva rwose ni hahandi Gazi jana ndangi gafoye. harimo gukona guruwete Cyakoze papa sava hano zirakwiriye iyo aho ndabona hageze nk'ari akiri mvuzi ko akwanya ubona gatoya se k'umukunzi basangamo icupa rya mitsingi tuza madamu urimo nishyura wiyishyura ikipa ariko nimuyafashe mugatangirira aho kataharenga uyu mugabo ntabwo afite ikibazo cy'umubiri pasiteri uyu munsi nakubera umushyitsi ndakubera umushyitsi pasiteri tuza madamu ndimo nishyura ahubwo niko aya nangahe kugira ngo ntajyana menshi cyangwa ntajyana make aya nangahe ayo ni 1,200,000 ese shiri ko ndabimubira Patro ko yafashe isi patro cyangwa yasaze patro ni wowe mbwira shiri ufitiye umugabo ahubwo se niwumva ko habura burigita none se shiri reka maze kubaza ufitiye uno mugabo amafaranga yeze kuri miliyoni na ko utarigeze uvuga ko ufite idende mu gasozi ntabwo nasigura umunsi ntabwo ufite idende mu gasozi ariko si ngo mwabe mufashe ingegera ntabwo nayasiga rwose amafaranga nari nyamurimo ufata idene ku gasozi nk'umugore wawe ukunda wiri gushimangira twayaza ngo nabimbire ko ufite idene mu gasozi wari uyamurimo se iyo miliyoni ntabwo ariya haracyabura burigitanga kuri miliyoni na miliyoni na 350 uko abivuga umwibarize rwose utegeze bimbwira ko wifashe ukabiguma nawe nyine mu mutima ntubimbwire nk'umudamu wawe byagenze bite ahubwo madamu niko pasiteri ndakumva ye nyine urumva oya ntabwo yakagombye no kuvuga sheri mbwira wivuga ngo urumva nyinshi cyane uvuga yamugiyemo ariya asigaye nayo ndayemera ariko urebye n'intu kutabimbwiye se urebye n'ibyo uri kumbwira ibintu byawe urebye byambiswa byangukira ahubwo isakasa kurebe ko nawe waba uyasigaranye kugira ngo none se iragitake itondera ideni ryari riramye
uretse gusakuza no gutera amahane kumva nayasiga nyabonye se ahubwo isakasa kuyuzuze kugira ngo umwenda urangire umva nkubwire sheri umva nkubwire hano ubona ko twakonsomye ibintu kandi birasaba amafaranga basi genda umwegere umubwire aduha amafaranga wenda aringaniye twishyure ino fagitire twakonsomye ahangaha pasite genda uyimubwire nk'umugabo mugenzi ugiye kumpa yasigaye ese ko mbona watinya nkaho wagira ngo watugurije naguriza nakubwira ngo naya ntabwo yuzuye kuko muri abatesi ko bindi ngo yabo ariko ahangaha koko mu by'ukuri tugurize make digi yabikoze na kare nabona agakera utikuba wasikagide uri umugabo tugiye he niko ka komisiyoni kari akagabo nababwiye ngo digi ninjajwe hanyuma rero nshuti bavandimwe nagira ngo dukomeze nyine nawe zibaho wikomeza guhomvomva aho ngaho mukomeze ibiki tumuka ubu ntabwo ubona ko ubwo nagiye ubwo abasigara nabo bishyura nanjye ntayo nakwishyura yego ariko defi ndagusetse iyo umuntu iziriya mbwa ngo ni umusaza nkayishinga wikomeza kurogotwa hano ndiyanzira ntukabone urugo ruhuye n'ikibazo ngo nimutangira mugende muvugavuga ubwo ugiye kugenda ubunza utugambo twose mu mudugudu ese ubwo ufite uruvugiro wowe